Reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza abakurikiye Karegeya Omar Pano twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye twongeye kubana tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi nongeye kwakira cyangwa se nongeye kubana na mugenzi wacu Karegeya Omar Jean Baptiste wiriwe neza amakuru ni meza ndagusuje ndakurikirije ariko nsuhuza abadukurikiye cyane nabo gushimwa cyane gose mbikuye ku mutima pe babyitwayemo neza bamwe turahura bonzi by'imbasuhuza hari umugabo ejo twahuye wo muri rege arambwira ati buriya iriya pano ikivuka n'ige wabaye wa mbere hano uri mwana ukora muri B-box ngira ngo ni company itanga umuriro uturuka ku mirasire uwo mwana we nkunda kumubona akigera ati mwese muhite yego so ni ibintu byiza cyane bigaragara ko cano yaje yari ikenewe yes kandi bakanakira ibyo tubaha bitatugoye cyane ntago tureba ibikakaye cyane dukeneye ibibubaka kandi benshi nabonye babishima ko dukeneye koko abakeneye ibibubaka kurusha ibishobora kubakura muri mudu niko nkunda kubivuga ntago mvuze ko ari ibibasenya ariko nanone hari n'ikiganiro wumva ugumya aho waruri tuba dushaka rero ibituma niyo watera agatambwe kamwe nk'akandi ko muri biye burya ngewe akajya nkarangije ntikabura noneho mu buryo bwa information bwo ni ikintu cy'ingenzi information na education kuko ibi byose turi kubamo nukubera habayemo akantu gato kuri information na education byose turi kurwana nabyo hari akantu twatakaje yes either information yagenze nabi cyangwa se hize abantu bafite education itari shyashya yego nibyo rero bajya bavuga bati aho kuba sous informé wabasuza alimenté hari umugabo wari ministre hano Jean Philibert yavuga ati ngiye kurara muri hoteli idafite wifi narara mwitagira restaurant niko bimeze kandi ukurusha makuru akurusha byose cyane ugutanze ku makuru agutanga n'ibindi yes nibyo rero nubundi tugiye kujya ku makuru mazi iminsi ahari mu minsi ishize twagize ikiganiro ariko tubwira n'abantu tuti muzandike bo mukeneye part 2 yacyo nabonye benshi baranditse bakavuga part 2 barayisabye yes part 2 uranyibukije bisa nkaho nubundi ariyo tugiye gukora kuko ni uruhererekane ku nkuru nubundi ikomeje tuganira uravuga ngo ati igano cya mbere cyari gihuza yellow paper n'ubumwe bw'abanyarwanda n'ubu nibyo n'ubu nabyo turagaruka kumwe nabwo bw'abanyarwanda na yellow paper ya kabiri nibyo nari mvuze nti kuri no nshuro haba hasohotse indi nkuko wari wavuze uti n'iyindi murayibona ati n'ibindi murabibona ati ibimenyetso byo byinshi muzabibona Karege yellow paper noneho ko yaje nizere kutambaza niba yarantunguye ubushize naragusubije ubwo ntabwo nkubaza niba yaragutunguye ahubwo ndavuga ni noneho ko nabonye yaje iri hejuru icyayi yego ubushize warabimbajije ndavuga ngo dutegereje n'izindi ntabwo navuze ngo zose ntabwo zizaza ari yellow paper marerezuma uwerezuma niyakurikiye yaje ari yellow paper ariko hari n'izindi zizasohoka white papers green papers n'ibindi bitari paper turabitegereje kuko kira ni ikintu gikomeye cyane kandi kigaragaza intege nke za buri wese mu gihugu kuba ibintu bigera kuri uriya rwego seke nta wavuga ko yabaye imiseke igoroye muri iriya dosiye uwabibayemo uwabyumvise agaceceka uwabihishiriye uwabishyigikiye twese n'uwarangaye bikaba so niyo mpamvu n'ibitazaba pepa ariko nibaza ko kugirwa inama kuganirizwa ni byinshi epui noneho nibiganiro urabona nyuma y'iriya hajya haba ibiganiro bikomeye nka Bizimana amaze gukora ibirenze bibiri hari icyo yakoreye ibusogo hari n'ikindi nabonye kuri arabiye hari narakubwiye ko Evode yahuriye na Nizeyimana Innocent kuri arabiye umushakashatsi n'abandi bira byose ni ama reaction kuri kiriya cyabaye iriya ntago ariyo yari agenda ya Bizimana by the way musabye Imana ministre wa Binaruke niba yaciye ingando iwabo mu Majyaruguru ntago byari kuri agenda ye cyane ko haza ariko nukuvuga ngo harimo haragaragara byinshi so yere paper ya kabiri rero yajeho na guverineri bamukuyeho
guverineri ariko bamukuyeho barongera baramuremera, nabyo ni irindi somo buriya hari icyo kavuze kariya. Abandi uzi ko hari abavuyeho tuzi iyo bari abameya batatu Gakenke mu Musanze na Burera nta suite. Nuriya gitifu ntituzi niba azabona undi murenge. Nabari abakozi bo bashobora kugenda bagasaba akazi mu tundi turere cyangwa mu ONG nuko. Ariko noneho Dansira guverineri bamuhaye indi mirimo, yagiye kuba umukomiseri muri komisiyo ya demobilisation. Ubwo nacyo nayibuze kukigarukaho. N'ubundi reka twinjire kuri Europe pa nyirizina mbere naho ngaho. Kuri n'ubundi guverineri niwe usa nkaho ari we munini, niko kuri Europe pa yisohotse. Twabyita ko birangiye cyangwa uracyabona bikomeza? Ntabwo birangiye. Sinzi aho bikorerwa ariko ndakubwiza ukuri ntabwo birangiye. Ahubwo kira kintu nakize. Abantu bamwe hari ababyoroshya bakagira ngo cyari kimina gisanzwe wapi. Dansira kuvana guverineri akajya muri demobilisation agasimburwa n'umushakashatsi. Icyo nicyo turaza kureba, hanyuma tuze kugaruka ku bumwe bw'abanyarwanda n'ibindi bibubangamiye ibyototera. Dansira muri biriya bintu by'abakono wenda ashobora kuba atarabimenye, ariko gitifu yari arimo niwe babanje gukuraho. We yavuyeho rugikubita ahita bamusimbuza Nzabona Impa wari meya wa Gicumbi. Dansira bagumyeho, ariko nanone Dansira kumuvanaho bakamuha undi mwanya harimo amasomo abiri. Icya mbere nuko yaravuye muri akademiya ntabwo iyi myaka ibiri yari guverineri umwanya we isomo rye ryaho ritigishwa. Icya kabiri nayo biriya bintu niba by the way abantu iyo bakorana guverineri na gitifu w'intara birashoboka ko mu ntara ashobora kuba ikintu gitifu akizi guverineri ntakimenye cyane. Ni nkaho ubwo intara iba yakimenye. Aho niho rero haba harabaye couverture ya Dansira kumva ibyageze kuri gitifu bihagije cyangwa bakanabimuhisha, bikaba aribyo byamuhaye iyo avantage. Nibo ndabireba nyine mu buryo bubiri. Avantage ya mbere ni ukumushumbusha parce que aho bamukuye atapfa guhita hasubira. Urabyumva? Bamuvanye ku bwarimu bamuzana muri politike, aza akorera mu ikipe navuga ko ari mbi. Urumva abameya batatu nyobozi yamusanze iciyeho, ariho yari afite biro. Iyi insida yo mu Kinigi kwimika umutware w'abakono byose baye mu ntara yari arimo, ariko wenda nta ruhare ruhambaye afitemo no kuba baramuvanye mu kandi kazi, babaye bamushyize hariya abaryaho mu gihe, kuko ubu ntabwo yahita agenda ngo asange isomo rye rikicaye. Ntabwo ari nko muri politike akazi kabura mu bijyanye n'umuco ukabona kandi mu bucukuzi, ntabwo ibyo ari byo. So rero bamuremeye, ariko nanone ntabwo yari kuguma hariya hantu hamaze kuba nk'isibaniro nakuvuga ry'amoko. Abakono, abanyakidaho, abakonya, ibyo byose byabaye hari byavutse atarahagera. Ahageze akorana n'abantu bakibishyigikiye, notama gitifu we, notama abo bantu bo ku karere bo muri utwo turere. Yari gukora gute? Niba meya wa Burera, aho niho hariyo Kidaho na Butaro, narabikubwiye ubushize. Hakaba meya wa Gakenke, harimo abakonya. Hakaba meya wa Musanze, ahari abakono, aho inama y'abakono yabereye. Urumva guverineri yari afite abantu akorana nabo se. So rero ni ukuvuga ngo we rwose ashobora kuba ari innocent muri ibyo bintu. Yego nyine nabyo ni responsibility, atazi ubwo bucakura. Babyumva? Yari atarafata kuri lokali ngo amenye ngo muri politike bigenda bite. Basi rero kuba bamuremeye ni byiza cyane, ntahita agenda nk'uguye mu matsa. Dansira wanashimiye umukuru w'igihugu. Ibyo ni ibisanzwe, ntawe utashimira. None se niba ari kubona abandi bari kubohereza mu miryango yabo, bo bakamwohereza muri komisiyo yindi akajya kuba umukomiseri, asiye shukuru ni kafiri. Nta muntu utagombye gushimira. Hari n'umuntu ujya avuga ati niba gusenga byarakunaniye ukabigira iminota mikeya, uvuga ngo urakoze mana.
n'undi wese rero ujya uvuga ngo urakoze nyakubahwa perezida birahagije utagiye mu yandi magambo menshi ariko nibura ukarukonesa ko hari icyo agukoreye gitandukanye n'icyo akorera abandi muri 2013 yego ibyo nibisanzwe rero mbifata nk'ibisanzwe ni nko kuvuga ngo umugabo yagiye mu muhanda yambaye ipantaro gushimira uwakugabiye ni nko kuvuga ngo umuntu ngo yariye waba utarya ntiwajya mu muhanda utambaye se byose kandi buri wese aho ari afite uwahamushyize so gushimira uwakushyize akuvanye mu bandi c'est normal ariko kudashimira byo byatungura nanjye ngiye kuvuga nti udashimira ariko nawe byakumvikana adashimiye nabyo ni uburenganzira bwe ariko ntabwo ari umuco ntabwo ari umuco rwose namaze no muri bisi umuntu arakwimukira ku ntebe ugashima nkanswe umuntu uguha umwanya kuri iyi yero pepa ndabona bwana Maurice yagizwe guverineri mugabo wa Gahunde yagizwe guverineri w'intara y'Amajyaruguru yego uretse uwo mudamu twavugagaho Dansire Dr Patrice Mugenzi nawe yabaye umukuru w'ikigo gishinzwe amakoperative kiri ukwacyo ngira ngo ntabwo kiri ukwacyo ariko nacyo gihorana utubazo nubwo tudashingiye ku moko ariko gihora muri feira gihora muri esheke ubu wasanga nko kuva 2015 uwo ni nk'uwa gatanu musheri ahubwo se reka nk'urugero ko cyazahaye batahize inyubako kwa Makuza Shike na za Adarwa mu Gakinjiro uwari uriho amaze gusimburwa kane hariho umugabo Daniel asimburwa na witwaga Apollo Muramira Jocroix asimburwa na Harerimana Jean Bosco nyuma ya Harerimana hagiye hundi uwo ntuza uwo Patrice ajaruwa nk'uwa gatanu ngaho herye izi zatahiwe sasa ni ryarise c'est en 2016 cyangwa vuba ndumva atari kera ni vuba icyo ni ikigo cya byarananiranye ariko ntacyo ntabwo aricyo cyatuzinduye so rero reka turebe navuga ngo inyuma ya Gatabazi Dansire yari académicienne ugiyeho ni chercheur nabwo ubwo n'umutekinisiye ariko utari uwo mu bibonetse byose umushakashatsi mu bijyanye n'amoko n'ibisigazwa by'ahabaye abantu niko nabyita archaeology yize ethnology yiga amoko yiga archaeology na bachelor's degree muri mu mateka bashyize hariya yes kabisa nubwo atagiye gushaka ariko umushakashatsi azi ibimenyetso nk'ibyo bimina byavukaga ku muntu wize agronomy yumva ari ukwiteza imbere ibimina byo kugurirana imbuto n'ifumbire urumva ariko bikazabyara ikindi ku muntu wize iby'amoko we ashobora kubona ibimenyetso haba mu kazi ke mu biro bye mu ntara muri buri karere mu makaritsiye aho ngaho agenda abona ibimenyetso ubwo ni nkaho agiye gutrakinga nyine les indices z'itsimbataza bwoko mu ntara y'Amajyaruguru ni domaine ye nyine no urumva ari capable yo kurandurana n'imizi pa kurandura misiyo ye ntabwo ari ukurandura umushakashatsi ntabwo arandura akora raporo akereka inzira ariko yagera mu mizi ariko ikibazo aho tugeze aha kugeza ku nama y'abakono nta wigeze atanga iyo raporo ngo ubuyobozi bugira icyo bukora nta wigeze asinyira ati ibintu ndi kubona donc nuvuga ngo abamubanjirije nta wigeze abona ibyo bimenyetso ngo abyohereze aho bafata mu nzego zabifatira icyemezo kubera ko barebaga gutera iterambere rya Musanze amazu arazamuka ubukerarugendo kwita izina abana b'ingagi ibintu nk'ibyo ibikorwa remezo yes ako kantu ntibakarebe kuko atari na domaine yabo ariko uriya we nk'umuntu bimenyereye ntibizamuza kuyobora intara ariko naho azasitara ku kijyanye nabyo mu mashuri mu midugudu y'icyitegererezo mu midugudu isanzwe mu kazi ibyo we arabiviva arabiviva naho yaba agiye gutangiza umuyoboro w'amazi ashobora kureba baje kumwakira akabonamo ako kantu yego naho yaba wenda uburyo abantu bashyirwa mu myanya agahita akabona kuko arabizi urumva kwiga ethnology nubwo ari abantu benshi bize ibyo bintu aho niho rero nakubwira burya aho abandi bagendaga kinyapolitiki umunyapolitiki abatandukanira burya n'umutekinisiye nuko umunyapolitiki ni polivara kuko icyo ahagararamo ni umurongo yahawe
wa politiki ubundi ibindi byose ukamutuma akagenda ushobora kujya kubona nk'uwize gutwara indege bamuhaye kuyobora uruganda rw'inzoga akajyayo iyo none si politiki ze ni umurongo bamubwiye ngo genda ugira urya n'ingero nyinshi abantu se bize wenda ukabona wenda nk'umuntu wize linguistique bamuhaye kuyobora komisiyo y'ubutaka urumva Gatabazi yize agronomy ku Kabutare jo kuba ariko yabanje kuba kontabure wa komine Kiyombe aragiye agarutse sinzi ibyo yize muri Christian nka management cyangwa ICT ibintu nk'ibyo aba umudepite yego Christian yize ari n'umudepite n'ubundi avuye mu budepite abaye guverineri harya abaye guverineri avuye ku guverineri abaye ministre so itandukanye rero aho hose yaveyikiraga umurongo w'ishyaka ryamushyizeho urabyumva ariko umushakashatsi aravuga ati nubwo muvuga gutya nubwo muhiga ngo tuzeza toni zingana gutya dore ibimenyetso akavuga ngo imvura n'izuba bizaza kuri ubu buryo ikibazo cya Ukraine ifumbire izazitinze uwo musaruro muri guhiga ntabwo uzaboneka ubwo uwo ni umutekinisiye fata kino kiraro cya hano hepfo cya Nyabugogo umunyapolitiki yavuze iminsi ubu iki giki cyo kuri gare uvuye hagati kwa Mukatangana na gare iki ndakiza umupolitisi yaravuze ati iki kizuzura iminsi 40 ariko umutekinisiye akavuga ati nyamara iriya beto bamena hariya nishobora kumira iminsi iri munsi ya 15 akavuga umubare w'amakushe bazakoresha akagira gute birangira cogama ibaye kitaruzura so umutekinisiye nuko akora nawe umunyapolitike umutekinisiye ni nawe uvamo umushakashatsi nawe umunyapolitike avuga ngo turagutumye genda ubikore gutya yego akagenda muri uwo murongo wofete niho bitandukaniye rero nuvuga rero ngo intara bayihaye umushakashatsi umutekinisiye ntabwo ari ukuvuga ngo azabihishira bireba kuko nk'umunyapolitike kuvuga ngo niba umurongo ari ukuvuga ngo abo baturage bakore biteza imbere ashobora gusanga bya bimina byarazaga muri wa murongo yazanye sibyo se ariko ibimina bifite ikindi yindi agenda kashe ngo bira bimina byatezaga abantu imbere ubuze nabikubwiye pe ariko bifite urunguze rwa Kidaho na Burera rwateje imbere biriya bice ariko inyuma hari iki kindi ubwoko mu Bakonya hari umuntu numvise kuri radio avuga ko umwe wari muri iriya shyirahamwe ry'Abakonya yabwiye ati nta muntu watwinjiriramo tubanye neza nta utwambura ariko nta n'utwinjiramo atari uwacu noneho umunyapolitike ku rwego rw'intara akabona iyi association y'Abakonya irateza imbere agace sibyo se irakontribura bagakora umuhanda bakubaka amashuri bigaciraho wakareba bya bindi bagezeho ariko ntamenye ikiri indani niyo mpamvu nkubwira ngo Maurice nk'umushakashatsi mu bijyanye n'iki archaeology na ethnology iyigamo bishatse kuvuga ngo kandi afite experience yagiye ari qualifié afite na experience za South Africa yagiyeyo za Sudani za Uganda agenda ayobora amatsinda yiga kuri ibyo bintu ku buryo ni ibintu bye ni ibintu bye sinzi n'ikindi komisiyo igeze kuba mujyanye n'ibungabunga murage ibintu nk'ibyo heritage ibintu nk'ibyo u Rwanda byabijyanye na mizi so urumva arabizi kuba bamushyizemo ntibivanaho kuyobora intara ariko byongeraho nako kantu ko kuba afite ijisho rya gishakashatsi ashobora kureba n'intambuko uko abantu bicara mu tubari uko bahana imyanya mu birori na bya bindi bitagaragara we yabibona mbere bigaragara nuko abamubanjirije atari cyo cyari cyabajyanye yego cyane cyane ko nta nuwigeze abamubanjirije ku mwanya wa guverineri nta wigeze ajyana iyo misiyo yo kureba icyo kibazo cyamo niho mvuga ko ari igihugu cyose twese twarangaye byari kugenda iryo terambere kubungabunga ibirunga imihanda kuvugurura umujyi urumva ibyo rero ntabwo byatu ariko muri kwa kuvugurura wenda ugasanga abantu bafatanyije kuvugurura inzu ya runaka nturebe aho bahurira hatarimo kanaka n'urugero nturebe n'impamvu nicyo cyagize nicyo cyari gitana nicyo niyo tandukaniro fete rye
n'abamubanjirije. Yego. Okay. Ngira ngo nubundi aya mazina tuvuzeho niyo ari kugaragara kuri Yellow Paper ntabwo twabitindaho cyane ndetse winjiye no ku kintu nabuze kukubazaho kijyanye nuko uyu ugiyeho mu buryo bwo kuba ari umutekinisiye. Ese hari avantage ariko byose babivuze ibya governance azabikora neza n'ibindi ako kazaza kiyongera kuko kari mu maraso ye niko nabivuga. Umushakashatsi ntabwo ari ukuvuga ngo abo umushakashatsi ari uko atangiye dosiye donc abibamo gutya yari ibintu byawe ubibamo igihe cyose ukakibona mu buryo umugoronome ashobora kukubwira ati kira giti cyumye ishami rimwe kirwaye indwara nubwo atari byo biba byamuzinduye. Urabyumva umuntu wize event organization ashobora kuza akavuga ati iri hema riteye habi nkuko cameraman akontrola contre jour sibyo se cyane nkuko umutekinisiye wa radio avuga ati iri jwi ririmo amakara iri gusatira. Yes ça nibyo ya aha so rero waruvuze uti mu gutangira mbwi uti tuzabona n'ibindi bya cyane rwose cyane kandi twakwitega iki. No ntabwo mbizi ariko ari byinshi. Oya bira bintu bifite ni ikintu bon nakanza abantu mu myaka tubayemo kiriya kiri nko mu bintu bitanu byaba byarakomereye u Rwanda cyane kandi cyo kaba kinatunguranye ibindi byo hari igihe babanza gukumira nk'intambara y'abacengezi kameme abantu bari biteze ko izaba wenda ntiyazanye imbaraga nkuko bazitekerezaga tekinikoma wenda ariko barabikekaga niba hari abasirikare b'igihugu bari hanze uri mu gihugu agomba kuba yiteguye ko byaze bikunze bazagira uko bagaruka ku neza cyangwa ku nabi ariko kiriya nta wari ukiteze vraiment cyane ko cyari kihishe no muri economy kuko abakono bahura barabanya amafaranga biteza imbere nta usabiriza nta usaba umunyu badevelopa akarere n'intara akarere ka Musanze none nk'ibyo bintu biba byihishe ku bukungu bukazamuka ariko inyuma hari akandi kantu iki kiri mu bikomeye ntabwo niyo mpamvu ntabwo cyagira urumva turagera mu bacuruzi abameya gavana abatekinisiye abakozi b'uturere n'imirenge ntabwo turagera mu nzego z'umutekano ntabwo turagera mu bacuruzi ibyo mu nzego z'umutekano byo dushobora no kutabimenya ariko hari byinshi ntabwo byose bizaza mu itangazamakuru icyo cyo ntabwo nakikubwira ntukitege tuzabyumva nyuma muri kulise ariko haracyari byinshi okay so Karegeya nyemerera rero tugira aho duhinira sinzi ako nari nakubwiye kandi ushize twari twavuze nubwo turi muri ibi uje nari navuze nateruye ikiganiro mvuga ngo leta ni ihumbije ibintu byose byazamba ibintu byototera ubumwe bw'abanyarwanda ni byinshi niyo mpamvu kuvuga ngo leta ntigomba guhumbya nuko kiva ku bahutu n'abatutsi n'abatwa kikimukira ku bakono n'abakonya ejo kikazaza kikimukira kubize iruve babyumva ejo kikimukira kubatuye bwa mbere kuri bakavukire b'i Kigali iyo nayo ni source yanuza yo gutandukanya ubumwe bw'abanyarwanda ese ejo bundi kikaza kivuga kiti abahoze mu Rwanda n'abarujemo nyuma hari twinshi pura mu marero agashya nabonye nyuma ya kiriya kiganiro abasabaga part 2 baravugaga bati no mu madini n'amadini ashobora kuzazana ikibazo ku bumwe bw'abanyarwanda amadini yifitemo kuvuga ngo ntidushyingirana uwo muri iri ntashyingiranwa n'uyu cyo ni icyambere uwo muri iri iyo utaje ubukwe cyahari no hari umwana wampaye ubuhamya ambwira ko yakundanye n'umukobwa usengera umuhungu yari umukatolike umukobwa asengera muri ano madini bitirira amazina y'abantu ubwo nanze kuyavuga ariko ni mu bice muri Kicukiro muri church noneho ngo baramubwira ngo nashakana n'uwo muntu bazamuca mu idini kandi nta muntu wo muri iryo dini uzamutahira ubukwe urumva ibyo bintu aho biba biganisha so rero n'ibindi kuguca kutagutahira ubukwe kukugira ruvumwa n'ibindi ibyo byose nuko bitangira hari ibindi bice bigiyemo abantu hari aho wumva ngo babitwa abamere muri Bugesera abamere sinzi ku opposite y'abamere niba abahatuye nyuma simbizi ibyo byose iyo hatabayeho rero inzego za leta ngo zicare ziyungurura icyo kintu zibanisha abantu zizane nihaza muvoma iteye gutya yazana yacamo ibice abanyarwanda ngo noneho leta ihita izana iyindi muvoma iyiburizamo kurangara gatoya rwose ntakubeshya ibya Musanze ibya Kinigi twese twararangaye
nibyo rero ubwo nta guhumbya nkuko wabivuze n'ubushize nta guhumbya kandi n'abandi no kuba waburira leta wayibwira leta rimwe na rimwe nuko hari igihe uvuga bakagira ngo wenda wowe nyirabayazana cyangwa se Gavuga ati urabizi ko nyirakazi yamagarira oya nyiramunwa nyirakarimi kabi yatanze umurozi gupfa nikoma nyirakarimi kabi yatanze umurozi gupfa biriya bintu umunyamakuru ashobora kubiripotinga akabikoramo inkuru ya investigation yashoboraga kuba yagira ibibazo mbere ya Gatabazi n'abandi babishyigikiraga urabyumva kugenda aba bantu bose baje kuri Europe twebwe abanyamakuru natwe twigaye twagwa twarakoze investigation tukamenya ngo iyi trinome yo muri Gakenke yubatse itya dore kazoza agira atya tukazamuka donc bari bose ugakora inkuru icukumbuye niyo mwa muri itsinda ry'abantu nka batanu ariko kumenya ngo nimara gusohoka yego ufite uburenganzira bwo kuyicukumbura ariko ubwo kubaho nyuma yo kuyitangaza nta garanti urabyumva aho rero nibo bavuga ngo nyina karimi kabi atanga umurozi gupfa ubu nibwo byagaragaye nta murozi urimo ariko kamemu ababifitemo uruhare abo nibo bari kuba ba mbere uramutse ukoze iyo nkuru bove nta investigation twakoze ibyo byose nibwo bimenyekanye cyokora n'ubu hari ibyakorwa iyo zo za Kidaho biteye bite urunguze biteye bite Bukonya bimeze bite ese utundi turi gututumba abashambo tumenyane bimeze bite nta kindi kicwa kuza inyuma n'utundi tugenda tuzamuka birasaba gufunguka tukagikurikirana hanyuma wakwandika wenda leta ikaba yabyumva cyangwa se ikagira ingamba ifata kuko icyo nzi cyo ntabwo keretse iyo biguye ku muntu wenda nawe uri muri ya nguni uri kuvugaho ariko akenshi leta yibyumvise ushobora kugira reaction so muri make uwo niwo musanzu wacu umusanzu nuwo ubwo kandi koko nkuko Karegeya bivuga ati inkuru ntabwo twavuga ko ibyayo birangiye ubwo wenda ikindi tuzamenya cyangwa ikindi azatumenyera azaza kidusangize reka mpinira ahangaha nshimire mwese mwadukurikiye muri iki kiganiro mwabanye natwe kuri Karegeya Omar Pano ushimire Urban Hotel baduhaye ahantu heza ho gukorera ahantu heza cyane na New Chogam mu Gatsata n'abakunzi bacu izi fresheri murana Karegeya ejo nariyo pe wagira ngo wabimenye ejo nariyo nubwo ntahasanze nyiraho ariko n'ababa bamusigariyeho abacu izo nizo fresheri ubona niyo mpamvu umuntu abarwanya ubusaza ni lazima rero urumva nabafatanye kurwa kandi nabandi ni karibu adecor abantu bashuti bacu uyu cameraman yarimo avuga ngo nariyogoshesheje ngo musigaye nsa neza ejo hari ikindi kiganiro nayoboye kubijyanye n'abasendikaliste abwo nabo ni nk'abaparteneri banjye urumva adecor na face Kotraf Chogam ariko nabandi bakomeze baze nibaze rwose ntabwo hatari habise nibaze rwose kugira ngo tubure nayo duha fisi yego turabashimiye rero abo twabanye mwakoze kwa natwe nawe utaha